Turabasuhuje kandi tubaha ikaze, amahoro y'Imana bane namwe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe umuburo wihutirwa ukwiye gutekerezaho wo kuva mu mujyi. Nta nyungu nziza iba mu mujyi. Mbega itandukaniro ry'ubuzima bwa Aburahamu n'ubwa Loti. Mbere bose bari abagorozi babimukira. Bose bafatanyaga gusenga Imana ku gicaniro, bari kumwe batamba kandi babanaga mu mahema yabo. Ariko nyuma Loti yahisemo gutura mu mujyi w'i Sodomu kugira ngo anezezwe n'iby'isi byahabonekaga. Yari yiyemeje rwose kurinda umuryango we ibibi byahakorerwaga. Kuri icyo yari atsinzwe bidasubirwaho. Gusabana kw'abana be n'abari batuye i Sodomu kwamuteye gukundana nabo nubwo atabishakaga. Tuzi ingaruka zabyo nuko zamukurikiranye ndetse n'abanyamujyi bamukomotseho bose. Nituramuka twihaye gutura ahantu hagwiriye ingeso z'isi ndetse no kutizera, ntabwo Imana izatwishimira kandi tuzaba twirukanye intumwa z'ijuru mu rugo rwacu. Abakurambere n'abahanuzi, paje 145 ndetse n'146. Iyo gukiranirwa gukomeye kugwiriye mu gihugu, buri gihe cyose haboneka ijwi ryumvikana ritanga umuburo ndetse n'amabwiriza nko kuri Loti i Sodomu. Nyamara kandi Loti aba yarashoboye gukingira umuryango we ibibi byinshi iyo batarubatse urugo rwe muri uwo mujyi w'ikivume kandi wanduye. Ibyo Loti n'umuryango we bakoreye muri Sodomu byose baba banarabikoze niyo batura hanze yawo. Ibyaduka byo mu minsi imperuka, paje 77 na paje 78, igitabo cy'igifaransa. Ababyeyi bimukira mu mijyi n'imiryango yabo bibwira ko byoroshye kuhabonera imibereho kuruta mu byaro. Ariko iyo abana babuze ibyo bakora mu gihe batari ku ishuri, ababyeyi bimukira mu mijyi ndetse n'imiryango yabo bibwira ko byoroshye kuhabonera imibereho kuruta mu byaro. Ariko iyo abana babuze ibyo bakora mu gihe batari ku ishuri, bibonera uburere bwo mu mayira. Kubwo kubana n'inshuti mbi bakahandurira ingeso mbi z'ubukozi bw'ibibi ndetse no gupfusha ubusa umutungo. Ibihamya by'itorero volume ya 5 kuri paje 232. Akenshi ibidukikije byo mu mijyi nibyo bishira ubuzima bwacu mu kaga. Hari akaga gahoraho ko kuhandurira indwara ndetse n'umwuka wanduye, amazi mabi, ibyo kurya bitanogeye ubuzima, amacumbi y'imfundanwa birenze urugero yijimye abangamiye ubuzima. Ntibyari umugambi w'Imana ko abantu birundaniriza mu mijyi mu kajagari k'urugerekerane rw'amagorofa ndetse n'utuvundi bicucitse. Umurimo w'ubuvuzi, paje 365. Nta muryango n'umwe ku ijana uzagubwa neza mu by'umubiri, mu by'ubwenge no mu by'umwuka ugituye mu mijyi. Kwizera, ibyiringiro n'urukundo ndetse n'umunezero bishobora kugerwaho mu buryo bworoheje iyo uri ahitaruye, ukikijwe n'imirima ndetse n'imisozi n'ibiti. Nimwigize abana banyu kure aho batabona ndetse ngo bumve urusaku rw'umujyi, urwa za gari ya moshi ndetse n'imodoka za rukururana, maze intekerezo zabo zizarushaho kuba nzima. Muzibonera ko birushijeho kuborohera kumenyereza imitima yabo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Urugo rwa Gikristo, igitabo cy'icyongereza, kuri paje 131. Nyagasani yifuza ko abizera bakwimukira mu byaro aho bazabasha gutura mu masambu no kwihingira amatunda, imboga, ndetse n'abana babo bakazashobora kwegerana n'imirimo y'Imana yo mu byaremwe mu buryo butaziguye. Mwimurire imiryango yanyu kure y'imijyi, nibwo butumwa bwanjye. Ubutumwa bwatoranijwe, volume ya 2, paje 410. Nk'ubwoko bw'Imana bwubahiriza amategeko yayo, tugomba kuva mu mijyi. Tugomba gukora mu mijyi ariko ntituyituremo, nk'uko Enoki yabigenzaga igihe yamanukaga akajya i Sodomu akahabwira ubutumwa bwiza, abararikira kwihana, ariko agataha mu byaro. Ibyatuka byo mu minsi imperuka,
mu gitabo cy'igifaransa kuri paje 77 na 78. Imijyi ikwiriye kubwirizwa n'abaturutse hanze yawo. Intumwa y'Imana yarambwiye iti, mbese imijyi ntizaburirwa? Izabwirizwa. Ariko ubwoko bw'Imana ntibugomba kuyituramo, bugomba kuyisura ngo buyiburire kubigiye kwisuka ku isi. Ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2 paje 410. Iherezo riri bugufi kandi bidatinze, buri mujyi wose uko uzakozwa hirya no hino, ikigomba kunyeganyezwa cyose kizanyeganyezwa. Ibyago bizaba bingana n'urugero rwo gukiranirwa kw'abantu ndetse n'umucyo w'ukuri bazaba barakiriye. Ikimenyetso cyo gusohoka mu mujyi. Igihe ntikigitinze, aho kimwe n'abigishwa ba mbere tuzahatirwa gushakira ubuhungiro ahitaruye hataba abantu. Nk'uko ubwo ingabo z'Abaroma zagotaga Yerusalemu byabaye ikimenyetso cyo guhunga ku bakristo b'i Yudaya, niko ibyo kwifatanya kwa leta ya Amerika ndetse n'ubupapa binyuze mu iteka rihatira abantu kuruhuka isabato y'ubupapa, natwe bizatubera umuburo. Ubwo noneho nibwo igihe kizaba gisohoye ngo dusohoke mu miji minini mbere yo gusohoka mu birorero bitoya ngo duhungire kure hagati mu misozi. Ibihamya by'itorero volume ya 5 paje 464 na paje 465. Abaturage ba leta ya Amerika ni ubwoko bwagize amahirwe, ariko ubwo bazakuraho umudendezo mu by'iyobokamana bakihakana ubuprotestani bagakundwa kazi ubupapa, urugero rwo gukiranirwa rwabo ruzaba rwuzuye, kandi ubuhakanyi bw'ishyanga buzandikwa mu bitabo byo mu ijuru. Urwibutso n'integuza yo kuwa 2 mu kwa 5 1892. Amahanga azakurikiza icyitegererezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, izakingura inzira kandi akaga kazagera ku bwoko bwacu mu migabane yose y'isi. Ibihamya by'itorero volume ya 6 paje 395. Isi yose izaba ifitiye abadivantiste b'umunsi wa 7 urwango, bazira ko batunamira ubupapa ngo baburamye bubahiriza umunsi wa dimanche, umunsi w'icyumweru washyizweho n'ubu butware bwa Antikristo. None se bene data, ko nzi ko dukurikirana amakuru, amanama ari gucicikana hirya no hino ku isi ategura umushinga wa gahunda imwe igiye kuyobora isi kandi igamije gushiraho itegeko ry'icyumweru. Murabona kuba twicariye tudatekereza icyo tugomba gukora nk'uko ubuhanuzi bwavuze by'ibi bihe, mbese mubona nta kaga turimo? Koresha uburyo ufite wiyerure bigishoboka, witegure nk'uko wategujwe. Impanda ntivugire ubusa. Mu by'ukuri ubu hari kopu ya 30 kandi igamije gushiraho itegeko ry'icyumweru. Muvandimwe, koresha ubwenge nawe wumve icyo ugomba gukora. Hari abantu bumva baguwe neza bagisinzire nk'uko byahoze, baravuga bati, niba ubuhanuzi bwaravuze itangaza ry'itegeko ry'agahato ko kuruka ku cyumweru, nta kabuza iryo tegeko rizashyirwaho. Maze bagera kuri uwo mwanzuro bakiyicarira bategereje mu mutuzo icyo cyaduka, bakihumuriza bibwira ko Imana izarinda ubwoko bwayo mu gihe cy'akarengane. Ariko Imana ntizadukiza niba nta mwete tugize wo gusohoza inshingano yaduhaye. Aya magambo wayasanga mu byaduka byo mu minsi y'imperuka ku ngingo ya 444 ugakomeza, cyangwa se mu rwibutso n'integuza yo kuwa 24 Ukuboza icya 889. Ubuzima bwo mu mujyi mwibuke ko bushingiye ku ifaranga. Vuba cyane bugiye gushyirwa muri gahunda izagora ubwoko bw'Imana. Ufite ugutwi kumva niyumve.